amaraso yanjye nyambo. mirongo icyenda n'icyenda n'ibice. Oh my God. Sam, Nyambo. bivuze ngo no, by'ukuri wataribona. Nyambo. Uri amaraso yanjye nyambo. Nyambo. Ntabwo bishoboka Sam. Ya, nibyo. Nawe nabwiye umudogiteri nawe se bibaho se birashoboka. Yes. Ndabura umuvandimwe wanjye. Reba igihe cyose namaze gushaka umuriro wanjye Sam. Oh my God. Nyambo Imana yabikoze ni ukuri Imana ishimwe pe. Najyaga nibaza ukuntu wanyitagaho mu bitaro, nibaza si uyu mwana kuki. Yari amaraso wakinuwe yakururanaga. Mwana we. Nibaza impuhwe najyaga nkugirira Sam, ukumva uri umuvandimwe wanjye. Ya, Mwana we ndikumva yani ibyo bita DNA, ni amaraso nyine yakururana. Njye nabaje no kugukeka se, arashaka gukinya umugabo we, arashaka kuzanteranya na Morgan. Nagura gukurira kuri type yanjye wakinuwe rwanakubise. Nuko numvaga gusa nyine numva nshaka kukwitaho kumva uri umuvandimwe. Uzi ko n'amatwi yacu asa. Ufite agasura. Nyambo disi. Musaza wawe. Ukuntu nakurusha kangutuma amata, ukuntu uri akana kahangayitse. Waya sinaguhaga amafaranga menshi. Ibyo bintu byose wankoreye Sam, uzi ko nafunzwe kubera wowe. Sorry ni ukuri Nyambo. Ibintu polisi wanyujemo kandi uri umuvandimwe wawe. It's okay, it's okay. gusa wowe nawe ubwawe uzagire amakenga ugire kwishakishiriza nawe ibimenyetso nka kuriya ko kujya kwipimisha, mugende mwipimishe, hari icyo bizasobanuka. Kandi mwana ubyumve Nyambo nta kindi kintu agukeneye, akeneye ubuvandimwe. Nanjye mwana imyaka ngezemo se ngukeneyemo inzu ngo nzayiryohemo nkiri muto, imodoka se nta kindi nta butunzi nshaka mwana. Icyo nshaka ni amaraso ya Nyambo, kubona uwo bavindimwe ntaboneka natanaboneka, kandi tuzakomeza tubyakire nk'uko twabyakiriye. Mama, njyewe bitewe n'ibihe tumaze iminsi tunyuranamo na Nyambo, biri mu bintu byatuma ntizera ibyo muri kumbwira. ni ukuri yemo nk'umwanya nyine ngende mbitekerezeho, indi muzasaba rwose kuko nanjye nkeneye kumenya umuryango wose, nzaborohereza. Oya nibyo ni ukuri, ntacyo nanjye nkugoyeho, gusa nagira ngo ibyo Nyambo yagiye akubwira, urumva ko kubera ko ari umwana ntiwumva ubyumva neza, ariko urumva ko nkubwiye uko urugendo rwatangiye jye na so. Ngaho rero reka mureke wiruhukire. Yego, kandi mwarakoze kunsura mwagiyemo. Oya byo bizakomeza, nubwo twasanga atari byo rwose, nzakomeza mbi inshuti y'umuryango. Ngaho mwirirwe. Ngaho rero umuhanda mwiza. Kuriya ntabwo nibeshye, ntacyo nibeshyaho, neza ibigango ni se no kuvuga make niwe. Gusa nuko hateye iby'isi ngo amafaranga, ngo ubwo ufite ibintu ngo abantu baranshaka. Oya ntacyo mushakaho, nkeneye umuryango.
sinyikora. Aragiye abwiye Samu ngo nyine mbwira ya foto ngufite muri biro yawe ngo nanjye ngo ndayifite. Ubwo rega ngo we ngo uri musaza wanjye. Areka rwose. Samu baramutwara. Amaze kumutwara ati bose bibigira ibintu bitari byo ni ukuri kw'Imana ngararahira ngo ari siribanga. Ati n'ikimenyemenyeka ngo ye sampo uzaje gupimisha rero tutavukana. Erega Samu nawe n'anyagwa ngo n'ubwenge guca nako n'ubwenge bwe. Aho zifashe da. Amuha sampo? Amuha musatsi. Bya mukobwa ariko arashaka iki? Ubwo mangiyeyo. Ati rero Nyambo yaje ahangaha ati none arabimbwiye byose tutere sampo. Maze yifashe ndavuga ati zere ndamute. Ariko turabona atari gushaka amafaranga. Ahubwo abonye Samu afite kampani ikomeye. Aravuga ati reka jewe ngende mu byo kutuvukana. Sinzi icyo mushakaho cye. Iki nizo zitari amafaranga nese yaba mushaka iki kintu. Nayo mukobwa arashaka iki we? Bafashe za sampo. Babateka ariko zijukunye. Sambu yaranishe. Iki yaranje. Ndamwe ko se ngubu urumva ujye gufata amafaranga uyatanga mu busa kandi uri kwiteguza ubukwe ibintu bya fake. Urumva ibyo bintu byihutirwa ngo birihutirwa. Ndanga none se nuje nugasanga bukobesharire n'umusikamo. Ngo nyine ngo ujye wotata mufungisha. Ufite ikihe kimenyetso? Mufungisha se wataye umwanya byo byamuna mu mariki cyabyaho. No buteka mutwe agezeho. Kuyibyo mwari se kinashaka. Ese yakunze Samu, ese yakunze umuryango wanyu, nyine simbi nago mbyumva nago bisobanutse. Cyane nago sirije. Nkumva afite ikibazo. Kuki? Ubabarira wumvishe Samu ibyo bintu ari ugutumwanya. Baba yabese. Ubugeye n'umugeka ari ugutumwanya kuko no kumutape. Mbese narabitoze. Ntacyo ntakoze. Akora Samu buri byo utinda abantu batavuga. Umuntu utavuga ushobora kumwikira akakwikiza akagikora. Yarambwiye ngo nzabikora. Amafaranga n'ayanjye. Ndanga se amafaranga basayangurije ngajya kwiguriramo inyama. Ahubwo se we ahubwo niki kimugura kuri mukobwa ku buryo yimva ko yayibagira nisana agomba kubimenya. Abana none yakereze kari ubundi iriya foto yageze kwa Nyambo. None se yarya Nyambo afite na Samu akagiriye buri ngo arayifite. N'abaga bamindiye kuza. Mwabyagenze mbaza uti ibi byishimo ufite n'ibyiki. Nico nshaka. Samu yaje hano. Samu yaje hano. Turaganira. Ibisubizo byaje gute? Umusaza wanjye cyangwa nagahe? Oya yaraje kunyisumuriza gusa ibyo by'ibisubizo ntabyo nabonye azana. Gusuhu. None ubwo none se guhindutse. Nayinjize ngo yazanye n'ibisubizo byose. Oya tuza ahubwo ndaje nkubwire. Nakoze agashya nivuye inyuma mubwira inkuru yose. Mubwira ukuntu natinze kubyara, mubwira ukuntu nageze ubwo nganira n'umufasha wanjye kera byabagaho usibye iby'iki gihe mufuha mugafuhira n'ubusa n'ubundi bakabaca inyuma. Ndabeshya. Ntago mbeshya. Murafuha mugafureka n'ubundi mugakata ikorosi. Afazari rero ujya inama n'umufasha. Twagiye inama. Kamubwira ati singiye guca umuryango. Shaka umuntu mubyarana. Mutekeye nabimubwiye. Erega buriya guhisha uhishaho n'amakosa. Bwiza umuntu ukuri. Ikibi ni ko waba utamubwiza ukuri. Nuko ubwo ngubwo rero mubwira ukuntu baje kumubyara ubwo nkavuza impundu ntange Imana ikingura amarembo ndakubyara. Ariko mubyara byaratinze. Ariko twariyakiriye tuzi ko dufite umwana dufite umuryango. No ubu urabona arabyishimiye ariko hakazamo akantu nyine ko kumera nkaho yibaza ko atari byo neza. Tsondo kuri cyo batatwizera. Ariko igihe ku rundi ruhande wenda ndabona wenda barareba turi ko bari abakene. Ariko ubwo niko mbivuga bitekereza ko bari abakene twazamara kubakurura ngo na muryango bakasaza bakanambwira ngo ntitugabane n'ibi byanjye. Wenda niko mbitekereza ariko wenda Imana imbabarire wasanga atari byo. Turakeka nk'abantu ariko Imana yo izi ukuri ku mitima yabo. Niyo bari bazi ko nta n'ibyabo dushaka.
igihe cyo nshaka ni uko nyine amatsiko yo kumva ko ari umuvandimwe wanjye bari namuzi nshaka kwishira. Niyo yaba atari ntabwo nahagarika gushakisha musaza wanjye. Niyo bihagarika ntabwo bivuze ko umutima wanjye waba utuje ko nyine ari umuvandimwe wanjye uri iyo ngiyo ntazi niba ari muzima, ntazi niba abaho, niba ataranapfuye. Iyo mitungo yabo se ubu imyaka tumaze, ariko turimo nibwo dukeneye turiho kandi nta nubwo tujya twumva hari ubwo dufite ipfunwe ngo nuko tutakize twakira icyo Imana iduhaye tukanyurwa. Muri make twaranyuzwe. Rero kunyurwa ni kimwe no kumenya umuvandimwe ni ikindi. ako baba nyambara kubera ko ukuntu yaje hano inshuro nyinshi wabona yarayifotoye akagera akayikorera kopi nawe ati nanjye nari nyifite, nabyo birashoboka ariko ahubwo bose ko ariko birashoboka kuko uriya mukobwa ntacyo atakora. Mbese umuntu reba inshuro zose ashatse kujya ikurebye yaraje arayifotoye. Yega n'ubungubu hano ntabwo abakozi benshi ashobora gukoresha abo mu gikoni abambwira ati uzayimfotore nawe ubwe. None se sinakubwiye ko yigeze kizane ubwo niba yaraje hano ubwo hari igihe wenda yaje naho ari wenda n'urugero akinjira muri ofisi ntituvugane n'ikidi. None se yabaze ko bavukana akamuroga akamutera icyuma. None se umuntu muvukana umugore mugome nk'ubwo yakoreye Samu niba ari amafaranga ahubwo nibagiwe kubaza Samu ahubwo Samu ayo mafaranga yo gukoresha dene natwe twisohoke yarambwiye ati nawe kuguramo inyama bati mugiye kugura inyama rande ni menshi uzabakire kuguza inka yose ukayene uko bitari mu sekunde 200. Amafaranga ni menshi ahubwo twayarira twigiye kuri branch aho tuzamubwira dore tujye kuri brand ushaka karashata ikibundi mu buzima busanzwe. Rero nabo ikintu nyamba ashaka kuko abana bwa mbere aje ngo kumwaka akazi biranga ngo bazangiye by'amata biranze gaho ngo kwa muganga yaramusuraga ngo gaho byewe ikintu cyo nanabona cyaje baroga Samu bwa mbere inyambo wamuroza ariko uzi ukuntu umwanzi ukwanga akuba hafi mu kurwaje cyane yaramuroza nawe akageza kureba uko ameze. Rero mise nanabikomfurima ako si bahubwiye hese ntacyo ari ikibazo. Muri mu kazi wareka tuyaba wande nakubwiye ubushitani bwese nabukubwiye uriya mboga agira ku karubanda ukabona n'imfura ariko mu rugo ni umuriro waka we na Morgan ipana ibiri hejuru nje nirwa nkwepana nabo ucishira n'ipano nje mba nunama ndetse mba ndi mu ndesafuriya. Morgan yarumiye Morgan birarago kumureba Morgan yitsura mugabo ushobora kubekanya bukajya ngo kwabona bageza we nyine ivu rihoze sha bese kambwira ihangara yati kuruke imiro yo kwanyana na nyambuka mu rugo ngiye gusara pe n'ukuri mbabaribwe musaza wa ndongere fema sha samwe warongoye nikiko nuko tugiye kubisenya tugiye kanyarira ese kizabona tanga bakizabona agomba no kubyara mbere ye aheka mbere ye cyangwa hawe gafaye warongo anje ko narakaye kurongorwa mbere niko kugerayo vuba usigiye rero unyibishije ibisho cyane kuri TikTok akabata ndego sinde mati nijoro muraje kwipansa bakavuga ati rewe shaka racket oya kavuga nande aravuga ngo bakumugira inama urumva ngo bagiye rayivu nazamusa ari gutanga icyo cyifuzo ndavuga ati ndamuke ntanga inama ngo we ngo bikora buri munsi bakihanyagura ngo none ngo yanze gutwita cyangwa se wa muntu we kugira buri gihe bituma umuntu atwite umwana ari Imana nakwe rero Imana itanga umwana ngiye Imana izati mu makwe genda senge nawe urasenga nasamba arasenga reka turabakristo ariko rwo turi guserebura tukanababara bazwe n'iki ko ngiye ndi umukazana wawe uramutse dusanze nyamba mukana Samu kwaba tugushije no kubera ko hari ibanga mbitse kandi ryatanje bangubitse ryatanje Saniki tubonye umuryango byaba ari byiza. Urabona ari kumwe na mushiki we arubatse uwo n'ubundi muryango twaba twungutse amba barabimbwira aramakora gusa kandi wowe nibiki ariko unyambo wagiye umenya ko turi nyakamwe se ku buryo abantu bashaka kwicira no usigaranye no ufite ushaka kubagira umuryango noneho ariko nyambo byose birashoboka bashobora kuba barumvaga bari mu kuri ni kimwe nuko nawe wumva uri mu kuri mwana wa ntugakuririza ibintu hari igihe ukuririza ibintu n'ukuri ugasarura ibihugu ko birema iki ni ikibazo cyawe utuma nizera n'abantu bimwe na rimwe nakagombye kwizera kubera umutima ufite nuko wandeze nuko nanjye neza bikazarangira bambereye amadayimoni
kandi atari abantu nagombaga kwizera cyangwa nagombaga kwinjiza mu buzima bwanjye. Njyewe nkagenda mfite gahunda yo kubagirira neza yo kubabera abana beza nkabafasha mu bibazo bafitemo cyangwa se kwiyakira, ariko bo bakazamimikira nkibaza niba ari babandi bigeze kumbera abana beza cyangwa bikancanga. Rimwe na rimwe ntabwo dukwiye kwinjiza abantu bose mu buzima bwacu kubera impuhwe zacu n'umutima mwiza wacu. ese nyambo wambabariye noneho ngusabye imbabazi nka nyoko. ubuse turabyimbya ibintu bitabyimbika by'ubusa. ubuse ni agafuka k'ibyimbo cyangwa k'umuceri tubisi turi kubika mu nzu turi guhunika. twe guhunika ikibi ku mutima wacu mwana we. mbabariye bashobora kuba nabo bari mu kuri kimwe n'uko natwe turi kuvuga ko turi mu kuri. rero barimo ni uko mama. ese babwirwa bizeraga bate ko atari we ukora ibibi kuri Sam? Ko barabibonaga. Nese uwo bandi bakabona ndi umuntu mubi wo kuba nakifuza. barabibona se n'Imana ko ari ikureba ikareba ku mutima n'inyuma. Igihe bazabibonera se nyine bazakubitwa nibo. ko umugome niyo yabona ikimenyetso uko atajya hirya. oya iyo umuntu abonye ikimenyetso agusaba imbabazi cyangwa atanazigusaba ariko akaba abonye ukuri. nyambo reka dutegereze ibisubizo sibyo mwana? Nta kibazo, ariko ibyo uriya mutindo w'imuye mu mutwe. uremeye se? Bitegereza se kandi n'undi aricyo ntegereje. Ndabitegereje pe n'umutima mwiza, ariko uriya mugore we rwose ntabwo bujya. none se nibasanga ari musaza azabe mushiki we nyine bagume iyo ngiyo. nese wayo ari mukuru yarateye inda akongera agatera indi. ubwo se papa yaba atarabikubwiye? ashobora kuba yarambwiye ko afite umwana umwe ariko wenda yarabyaye babiri. nta kimenyetso kitwereka ko uriya mu Sam abaye iwacu n'undi ataba uwacu, kandi niyo bataba bavukana neza ni umuryango wacu. icyo ubaze nani kujya muri siporo murakunda Sam? kubera hoya ukundere sibye. wambwiye ko birashoboka ko kibavuga ngo gutinda mu nyamugabo murangazo ujya gutinda mu bintu uzi mu bintu bisanzwe ukazisanga warakunze umuntu. ariko umuntu uzi nyine twabanye please uzamenyesha. ndeke gukomeza nyine nizeye ibitangaza kandi undi warahinduye umugabo kandi zero utakifuza nambara yanjye nawe. nanjye rega ntabyo ukundana na Sam kabisa byigize wapi nta by'inkunda nta kintu kirimo ni ibintu biri hawo bisanzwe nyine. hari icyo ubona cyahindutse se? nta kintu cyahindutse. reka Sam se wapi wizere ubundi kuki utanyizera ahubwo warahindutse ntukinyikoza biba bigaragara kandi mu kanwa kasigaye uramusamu ajya agagenda utateya. reka Sam ntagahondagurana nkawe niyo mpamvu umuvuga nawe kumukunda byo ntabirya ntabyo. ndetse ndahondagura ndahondagura. aha utabyihakana nkaburana ntaguhondagurana yewe apana wowe yakuze kuki mugiye kwanga abantu musangira kubahembera cyangwa mugane kwiri gutangira umuntu wakora ibyo bintu ukamagaza ko yagira ngo urimo babiri hajya ngira ngo urimo abantu babiri kuko ukuntu wihinduranya umeze nk'ikinyaruvumana kirihinduranya umva kigiye kuri iyo ntebe gisagaye. ese nicyo nyine ndi kubaza wumva nimba nyine wenda amaze no kuyaga kumpimbira nyine ugashaka impamvu igomba gutuma wumva nyine ko yari uko nguko niyo utakunze no kubeshya. Ntabwo ari ukukwanga ntabwo nkwanga ari kugira ibyibere byo kumbwira ngo ndakwanga ahubwo nuko wafushye wenda ko nagiye kwa Sam ko nta n'icyabaye sinzi ko nta n'ibirenze byabaye kabisa ibyo utekereza sinabyo byabaye nk'uko ubitekereza. ayiwe Biz concumbres. Yeah. And I feel like
tu muri sana hazwe na waze Shabise ko ntari muri mode yo kujya noneho no mu cyumba. I'm not in the mood kabisa. I'm not feeling well ku buryo hari ikintu twakora pe. So, kwa maze nyine iki? no kunyanganya nizo Iki? ukubyo nyakubwira ngo ndawukumbuye jewe Ni sikari uko kandi ubu nyine sama hamagaye wahita witabuka tunagenda kunyumvira ariko ifu yari igiye kukwica none. Ngiye ko ndikubwira ni uko ntari muri mood gusa just. Kandi ibyo bibaho nawe urabizi hari igihe umuntu aba atari muri mood. Ibintu bisanzwe. Ntabwo ndi muri mood pe. Maze byihangane nyine nijyamo byari byo. Rero ngiye gufata dushe. Oya ariko byatuma ugira ushagarira kandi ntabwo rwose numva ameze neza ku buryo ikintu twakora pe. Baza kunyihanganira. uyu mukobwa ndabona kumwizera bitazoroha noneho gahunda kwezi iyo utakavuga hano nabita nanisubirirayo ni impamvu ushaka ubona nishimye ariko igihe nijye wishimye ni uri kumurisha kubera ubwo se ari wowe nanjye ubabaye ninde ngewe ndishimye njyewe noneho wowe ntabwo ubaye kuko uri mu gihome njyewe simba baye nari mu gihome ibaze noneho n'igihe cyo kugera mu gihome nikigera nzaba mbabaye kugira kanga cyangwa mu gihome se gukora iki ibintu biri kumwereka ubona byasiga amahoro aho bitagusiga amahoro ni iyaba wategaga amatwi nkakugira inama ndakubwiye ngo